Ndi ibizamini bya leta biba birasohotse, abakobwa baba bahigitse abahungu, uwitwa Kellia na Kevin biga i Kigali babaye aba mbere, nuko umusore wibana bagiye kuri Twitter aranditse ati ubundi umukobwa atabaye uwa mbere yasobanura ko icyamurangaje ari iki koko ubundi se cyaba iki atari mwe mwabihungu mwe sha agapipi nako kaba kagiye kuri Twitter kaba karanditse ati rwose sibyo kuba mwahemba mwabaye uwa mbere pozitivo byari kurutwa nuko mwamuha igitabo cy'ibihumbi 10 nabo mwazihaye muri kaminuza nta n'imwe igikora zihita zipfa. Ubwo rero ubwo pozitivo ihendutse yewe mujye mutanga mutitangiriye itama inkwakuzi ziba ziratatse nazo ziti ese zayimaze iki ko naho agiye batemera kuyikoresha. Ubwo yavugaga muri segonderi ati n'ubundi pozitifu yuzura vuba ntacyo zayimaza undi ati narinzi ko nta pozitifu ikiba mu Rwanda da Mucyo Kingi David babaye inkuru ku mbuga. Wa musore aragaruka ati uyu mwana ari uwawe wamukorera ikira. Ibaza umwana wagize 0 ngo 0 ariko Ikinyarwanda 0, English 0, imibare 0, social 0, siyanse 0. Uyu mwana wari uwawe wamukorera ikira. Ni feyiri. Aha uyu mwana wabona kandi mukuru we atamupostinze, undi wamupostinga Mucyo ufite 0, Ikinyarwanda 0, English 0, imibare 0. Aha kwa kundi bavuga ngo indi byara Mwero na Muhima bari abujuje abandi batsinzwe. Ubwo abatsinze tubakomera amashyi kaci. Aha abatsinzwe namwe nimuze mwirebe sha. Aha utabisobanukiwe nawe uwagize mukomera amashyi, uwagize 1, uwagize 0 ubwo yatsinzwe. Ubwo wakibaza uti se bigenda bite? Ubundi kuki umuntu bamuha amanota mu buryo bw'inyuguti bamuhaye ayo yagize ku ijana byaba bitwaye ikira? Aha ngo koko Mucyo ni ibi twita imukore. Ibaza akana gakiga pirimeri ariko twita yakagarutseho. Mucyo basi sorry hari n'abatsinze ariko ntibyabayoboye, batsinze ariko ngo babaye GS cyangwa se na yine. Oya da nimwige, ni gahunda ya leta. Dore Rasita nawe ari kwibaza ati icyana cyanjye bigaga cyagiye kunywa inzoga nacyo gifitanye. Aha uko biri kaniruta 0. Abandi nabo bati bavandimwe twubahane ntihagire ikintu mumbaza. Ahandi naho ibiryo byakomeye, ibiryo bikomeje guhenda mu Rwanda. Abandi bakumbuye ku nshuti yabo yitwa ikirayi. Ikirayi cyabaye sheri hano mu Rwanda. Ikirayi ni ikirayi waba utuye i Musanze cyangwa he, abakunzi b'ibiraha bo basezeye. Ubu ngubu begeye ikintu bita capati. Tubwire nawe aho uri twihahire. Ese aho ngaho ibitunguru biragura bite? Tubwire. Ubu ngubu biragoye ku buryo umuntu arajya ahitamo amafaranga cyangwa umugore cyangwa abakobwa bihitiremo icyo baza kuba bakora. Ese uyu wanyu ikirayi kiri kugura gute ko ibirayi byuriye? Ubwo ntibigoye ko na minisiteri yashyize hanze itangazo ribivuga kubera izuba ryacanye cyane muri uyu mwaka, bivuze ko n'umusaruro wabaye muke. Biraza kugora nawe ikirayi kiragura hagati ya 800 n'1500. Nyuma y'aho MTN idukoreye amabara ku munsi uheruka, nayo bayototeye baragenda barayibwira koko
ati nubwo MTN yagize gutya ntibimbuza kwidrapa. Abandi bati MTN bafite utwo tuntu ngo dukoresha 4G. Ibaze nawe twita abana baragenda bakibohora bakavuga koko. Ngo ibya MTN nabyo byatumye Rayon Sports itagera iyo yari igiye gukina kubera kubura uburyo bwo kwishyura no kugura amatike bakoresheje momo. Abandi bagira bati iyi sosiyete ndayirambiwe, ati ntamwe nimugire icyo muyibwira. Abandi bati se Airtel yo ko itabidukora, ati batangiye kubona bazamutse none bari kutwirataho, ati si ibi bintu ubundi bisanzwe bibaho mu bindi bihugu. Ni gutyo byari bimeze igihe wakandaga mu mitari gukunda. Igitabo cyitwa gutya rero nacyo cyabiciye muri Uganda, aho bashaka ko kigera mu ngo zose, ngo ingo ziri gusenyukara. Tubone no kugumya twihanganisha bagiye babura imiryango yabo kuri wa mwicanyi wamenyekanye vuba witwa Kazungu, umusore w'imyaka 23 nawe wari warabuze, yaje kuba aboneka mu mirambo isanzwe kwa Kazungu. Ese ni icyo uzi ku bahungu b'inzobe? Nyakubahwa madamu wa perezida nawe yaje kuba agaruka ku cyitwa tunywe lesi cyangwa tunywe gake, agira inama ku banywi ibintu biri buze kugorana rwose ku kintu cyitwa ikinywaji hano mu Rwanda. Ni iminsi mike. Abandi nabo bakomeje kwibaza ku muhanzi ukizamuka Yago, uretse ubunyamakuru bati ese aramutse akoze igitaramo wakishyura angahe? Mu gihe Clarisse Karasira we yafataga urugendo akajya gusura Aisha, umukinnyi wa filime wamenyekanye cyane ariko kuri ubu usigaye wibera mu bihugu by'abanyamahanga. Abandi bati uramutse ubonye umuzungu ari gutega cya bisi cyashira umuteto wakumva umeze ute? Ni byinshi. Abandi bati tubwire iwanyu utavuze mu izina. Uyu muhungu w'Ibigogwe nawe bashyizeho ibere rya Bigogwe, ibintu biba bigiye karubanda, barandika abandi baravuga, abandi bagereranya uyu mukobwa n'uriya bati uramutse uhitamo umugore wahitamo nde? Mu gihe Rocky we byari byakomeye ari kumugarukaho. Iyi video mwarayibonye nawe. Undi yagira ati abakobwa b'i Rwanda ni beza cyane, ariko si Imana ibikora, byagenze bite ko naherutse duturanye? Ngo abantu bari bakuru muri 2006 ahantu murahazi. Abandi bakeneye ijambo isombe mu Cyongereza, urizi ubwo uri buze kutubwira. Ibintu bikomeje guhenda se. Ndebere nawe abo bantu wakiza nde? Ko ari bimwe bavuga ngo umanika agati wicaye bajya kukamanura bikanga. Ngo byashoboka ko wabona umukobwa ufite tattoo. Uyu nawe ati ni mwiza bataye mu nyashresi. Undi nawe ati yabonye impamvu abakobwa bakunda umupira ngo burya ngo haba harimo amabanga. Uyu nawe yatanze plot ariko yategereje yahebye. Umuryango wa The Trainer nawe ukomeje kubica mu gihe Lil G we ibye bisa naho bitazwi kugeza ubu ngubu. Imyambarire ya Vestina na Dorcas nayo yagiye igarukaho cyane kuri Twitter. Undi aribaza abakora ubukwe ko baba barabigenje kugira ngo byibura bamarane icyo gihe bageraho batekereza gukora ubukwe.
ibigo bya leta byo bongeye kubihata ibibazo, bamwe babura ibyo basubiza, bati burya abakozi bacu ni abadamu kandi bari mu kiruhuko cyo kubyara. Iyi ni Izo Film TV.